ese flash yijyeho password mba password na netage none flash rero nkingi iyimeze gutya biba bishatse kuba kari mu IT wa Berenze kuko nta wundi muntu wabasha kurokinga flash gutya bore tubigenza gute usikintu mbonye iyi flash niba ifite security ngani iki ibintu biriho n'ingenzi cyane ariko reka mbwira yego papa sakunda kuvuga ngo peti yego shyiramo amazina ya papa turebe shyira amazina papa ntabwo yashyira ahubwo reka mwereke katwandika uno biraturebe aya andika mu Boris oya nanone reba message batwandikiye ntabwo uri kubona ko batubwiye ngo ahubwo twashiduka hiye yego message gutya iyo ugerageje nitubigerageze inshuro ya gatatu ntabwo uri kubisoma wowe uyu bwayo flash rate ibintu biriho birahita biba shortcuts nta nubwo n'igihe twazabonera password ntabwo byazakunda urabona harabura inshuro imwe yonyine ahubwo umuziki mu gihe hari tutashyizemo amazina ya mama iyo tuyashyiramo mbere ntabwo ubonye message bari baduhaye mushyiramo mushyiremo n'amatariki mwavukiye ubu niba muyazi umubwire Fisto yego ntabwo mbisubize murebe ujya kujya biboroke byihariye urumva zino flash nk'izi ngizi iyo ugerageje rimwe kabiri iya gatatu bahita ibintu byose biriho byo bwabyo biragira umva muzopsihare papa njyewe safe afite mu cyumba nzi imibare yayo passcode zayo ari amakode rero ndayashyiramo turareba byanga byakunda dushobora no gusanga ntanashaka ko yarabyanditse kuko aba afitemo dokima mu cyumba cyirushye sibyo tureke kwirushya kandi tureke no gupanika ibyo bakweretse ibyo ari byo byose ntabwo kubeshya dushobora guhatiriza bikaba byaba reka flash nini turayifite nayigiye uko twari tuhangayitse cyatuhangayikisha ko flash tutari tuyifite turayifite ubundi password tuyishake twitonze tudahubutse igihe twayibona mu myaka itatu upfa kuba flash tukiyifite ahubwo mw'icyo mukora muyibike neza mutazongera kuyibona sibyo urabyumvute n'ibyo ikindi uko twataha kugira ngo bataza no kugira ikintu kintu bakeka ntabwo tayari Simana we ntabwo ujya witaba uza gushyira amaguru gusa nyine nkurikirijwe ito aho rivugiye niho ngomba kugera tuyorere hanyuma rero ndashaka guhereza ikiraka gishyushye cyangwa ikiraka kishyushye bashaka kumpa akazi gashya oya akabura gakomeza akwakoraga nta kibazo urakomeza ugakora ariko nyine ndashaka gushyira ikiraka cyanjye ku giti cyanjye kandi nta wundi muntu ugomba kumenya akazi ngiye kuguha ariko urabizi ngende niga nta n'umuntu narabura kirimo amafaranga ariko bizaterwa no kumenya abagikoze hari akazi wari wamase ngo ngiye mwice cyangwa ngo nkuraburize tonde banze wumve ubone kumbwira nani ndashaka urabona nabonye ba musaza baza kandi ngo ni papa wanjye ndashaka buri gihe uzajya winyuzanyiza ahantu ukubitanye na ba musaza sibyo kaka ni nyine yes ubu nshaka kuvuga mwumvisha kari agasaza bazanye hano bavuga ngo papa wanjye ndashaka ugikomeza kwinyuzanyuza ahantu hakabona niwongera kugafatisha n'iryo ryaba ririmo uzakamfatira uhita ubumagara ukikabona uzahita ubumagara uzagafata nikazagucika uhita ubumagara kuri musaza bazanye hano ashobora kuba nazi papa wanjye hano ari kuko ntabwo yaje kwishyira mu myanya w'umuntu atazi
Komera cyane. Yego. Umeze ute? Ndakomeye. Wowe umeze ute? Ubona se uhanya ugihehera? Ngiye mu kibina hano haruguru, hari akantu k'akabina gahari. Uyu munsi twari butombore niho ndimo ndajya. Bya bibina bimwe by'abadamu bajya bakunda kujya kubera ngo bigira amafaranga. Turiya turagoboka cyane. Bari byiza cyane. Nabonye n'abamama bose bayibamo. Ariko umugabo agiyemo ntabwo bamwemerera. Oya barabemera. Turanabana nabo benshi. Ahubwo se Bonifa. Ndakumva. Maze iminsi ntekereza kuzongera nkakubaza. Rega buriya ntago nabyizeye neza 100%. Gute skani? Buriya kuko ntago tuzaya tukwishyura. Munyishyura hangaha hano vuba. Hano hanga. Ariko se koko ni imyaka mfite. Ubu nagufata n'abana bawe bangana kuriya nkagukinisha kara kageni. Kana nabikubwiye rwose. None se narahakweguriye. Umva ngo nicyo bita kwegurira umuntu. Narahakweguriye rwose. Habe n'ibihumbi 1020. Habe n'ifaranga na rimwe. Wowe ujye uryamusinzire. Harana narahakweguriye rwose. Yego ni fa Imana izaguha umugisha. Ubwo wabona wajya guhangayika utekereza ngo ubwo twazajya kusanga tugasanga amafaranga. Nyine hari igihe biza nkabitekereza nkabase koko nibyo. Oya mama humura. Cyangwa umutima wawe usubire mu gitereko ujye wumva utuje. Ibiryo watetse ubyige wumva uranyuzwe uryamusinzire Boniface haranahakwegura. Nukuri Imana izaguha. Rega Imana igiguha umugisha ntago nzi ukuntu nabikubwira. Narakubwiye ngo ubundi umugabo wawe twari inshuti. Icyo nagukorera ni igikizi kereka icyo nashoboye n'icyo nafite. Ariko ibishoboka byose. Nukuri Imana izabiguhembere pe. Nukuri kubyizera biragoye. Yego. Buriya ushize naje kubitekerezaho. Sanga Kamemu nangiyo nza kuba ndiwe ntago nari bubyemere. Nari ngutunguye. Biriya se uravuga birabira. Jye nakubwira ngo dutemberere Kigali. Akakiragiye nabonaga ngiye urimo gushyenga. Naje kubitekerezaho nsanga koko umuntu w'umubyeyi ufite abana bitumufata ukamuhurutura ukamujyana ikinyege. Ugiye ntaki. Nabonye rwose nabangutunguye. Ariko kuri Imana ishimwe ubwo warisubije agatima imembero ukabyumva. Ariko buri igihe cyose icyo mba ngutekerezaho kiba ari cyiza. Mura ngutekereza neza cyane rwose. Oya ndabibona rwose. Hano hirya sinzi niba ujye utembera. Hari ahantu hari inyubako zisize amarange zimeze neza. Hari ahantu muri amasaha ya nimugoroba hari akantu kameze neza cyane. Sinzi ukuntu navuze ngo nshobora kuza nkakubwira tukaza kujyana. Akantu kameze gatese. Ahantu bita muri Varuvaru urahazi se? Shkwida. Aha. Hari ahantu hari buze kuza bano bahanzi baririmba indirimbo za gakondo. Abantu bakisanzura bakabyina bakita igisope. Haba hari za nyama bita igiti. Hakaba hari ibidari, hari ubwoko bwose bw'ibyo kurya kandi n'umuntu akaba ari ufite n'akantu nawe ubwe hari buze kugendamo nugira ikibazo. Ngo rero nari mvuze ngo twaza gutembera nta nubwo ari kure noneho nta nubwo bisaba amatike menshi ntibisaba kubwira abana ngo ndi butinde n'ibintu byoroshye cyane twajyana tugatembera. Ariko buriya ni imibare bari bayishe rega karakavuye noneho karananutse n'igikara urabyemera. Gusa gahunda se wowe ahubwo kubijyanye nzajya ngumenyera amatike kujyanayo kugarura mu gihe negereje n'ikintu mu kunywa ariko nukamfatira. Ariko wanambwira nkagakurura nkakazana hano nta mishinyiko. Tonde ntabwo nshaka uzagakurura ntabwo nshaka bose umenye ibyo ari byo. Uzakamfatira cyangwa niba wakajishisha ukabona kicaje ahantu ukicara umeze n'abari gusangira ugahita ubamagana. Njye naza ngishyura fagitire nanivuganira nako hanyuma nawe bakwishyura. Sibyo njyewe ubwo ngubwo akazi kano nzajya nkakora gake mfunge kuri gate ngende nta kibazo. Nanabaza n'abandi banyongere. Niba nakubura mu rugo nzajya nkuvugana yavuga ko nagutuye. Uri wongera gufatisha rimwe. Uzahita umamagara. Sibyo ubwo nyine nizo lenge nyine mere wamuvuyemo. Mushaka udatagira n'uyu munsi ko ndagashaka byihutirwa. Ubwo nyine mere wamuguyemo bari barimo kukwesukora. Tayari mbabara muri byo ndikubwira. Hari wese ngiye natumika. Sawa igihe nikomeza akazi kawe. Ubwo se ndakomeza akagasha cyangwa nakomeza. Umusozi byo warurimo ubundi ubone kugenda. Ubwo ni minwero ari twitegura. Nare. Sawa sante. Ubu ni wowe wangirega none.
nkubwire Kanyabishingwe uzi ko nubwo utwara ibishingwe usa neza ntabwo usa n'aba bagenzi bawe bandi n'ukuri ukoga nyine ariko uzawoga kuko abandi batoga kuko mba mbona usa neza nza numva bavuga ngo mutabari smart urakabya oya ntagukaza kumva ahubwo umba kubwira nuzajya uba muje ko gutora ibishingwe uzu bitora ubishire hanze uze nguheze n'ibyo bakora kumara abeshye buri yuri bogari tuzana ko nawe ushinguye aya ibyo bogari byo wenda tubireke ahubwo twivugire ku by'ibiryo ngenza koko nyine ukuri kw'Imana wowe nuza gufata ibishingwe ubiparika ubigeze hanze ubibete gatoya uzenguheza ibiryo kandi gazaza nguhera ku isahane y'idongo nini igara ako nyamwe uzi muri iyi Kigali wariye wanyoye bane niyo utabona aho uryama umuntu mwiza pe Imana iguhe urafite wowe uzumbwira kandi gana kandi kabazo wagira wambwira ntakibazo urakoze uriya hari igihe tujya mu kazi ukaba bwakwira nta n'amazi abantu b'i Kigali nta nubwo ari abantu ariko gawe ntibigusa usa neza cyane uri kigabo k'ikibogare umuntu utiyomenya ko utagira najya kabisa koze kuri ntabwo twatuzi ko none se umeze ute umeze neza cyane akantu k'ibiryo karanshimishije umuntu wambwiye ngo uyu muntu ngashaka gutega umugabo ngo azamutegera ku biryo byiza ubwo nawe unteze ibiryo oya Yesu ariko se Kanyabishingwe ko nako kareka kuba nabi n'ukuri kw'Imana jewe nakurebye mbona uri bogari ntusa nka turadusore mukorana ndavuga ngo jewe rero nuzajya uzumbwira ngo heze ibiryo aho hari ikindi kibazo ukoze kandi urakoze Imana iguhe umugisha ntago mushihugira ntago narinzi ko hari ikintu cyiza cyane rega Kanyabishingwe ariko nawe si umushaha wundi ni kwa kundi nyine abantu baba bakubwiye nabi ibintu byawe byinshi akazi kaburiya mu rwarege ejo bundi naraje nje kwifatira ibishingwe wari unkuyemo iyo kotsa kandi umbabarire ganti yari njewe ni kwa kundi umuntu azaramukana mva numva rega wa musimu reka nkubwire ushaka kujya nkubona mu ishusho ya Gikumi amaye ngewe n'abana bangana kuriya ngo ya Gikumi cyane rwose rega ibyo bintu ntago ari ibyanjye rega buriya usibye no kuvuga ngo ndi umubyeyi ukuze utajya muri ibyo bintu by'abana ngewe umwanya munini nkuharira gusenga buriya ndasenga nkizera Imana yanjye ikabana nanjye ikangeza kuri mwebwe mukamfasha ntago reka da ibyo bindi rwose iruhukire ntago uzabimbonamo amagajo sinzi yenda uburyo uba wabifashe cyangwa se urwego wabishyizeho ariko ntago ari ibintu bikomeye si n'ibintu birenze pe ko wasohokana n'umugabo nkanjye mukajya mukaganira hari n'ikibavuga mu buryo bukoroheye ibintu byoroshye ariko sinzi uburyo wabifashe nta bundi buryo nabifashe wenda wowe uko bivuga urumva ari byo urumva igikomeye ari igiki ariko ngewe rwose ibyo bintu ikintu kiruhijemo aho ngaho muri ibyo ngibyo ngo babyina ngo wowe nushaka ubyina uko ushoboye cyangwa se waba utanabishoboye ukituriza ibyo bintu si ibyanjye si nge bigenewe rwose ni ukuri pe umbabarire ntabwo ngusuzugura ariko ibyo bintu si ibyanjye ubona umwanya mba nafashe nkaza kukureba natekereje nkavuga ngo simba kugenda nkusize ubu upfushije ubusa neza umwanya mba nafashe ntabwo nkupfushije ubusa simba nkupfushije ubusa ariko ibintu nyifuzaho rwose ntabwo nabishobora ni ukuri sinabishobora pe nk'ubwije ukuri nta kigoye ariko kibirimo yewe ubwo byorohera abandi igihe byarankomeye mbwira neza ushobora no kuba watebyaga mbwira kuko ntabwo tujyana cyangwa turajyana ni ukuri ugende wishimye ntabwo nakubuza kugenda ariko ngewe mugaje wanze ko tujyana ni ukuri nyumva ntabwo reka ngaho wirirwa urabe ngaho nese ujya utananseze nta kibazo nafite gahunda nyinshi ngiyemo nafashe umwanya watutse iri haraje atekereza nta no guha agaciro ibitekerezo se Bonifa kuri muragenda witotomba ni ikihe kibazo genda baze nyokosha
ariko agumbabarire sinzongera kandi ganzi tubaye inshuti hamwe ibiti ni byiza ubu koko ni byiza ni byiza ni ukuri kw'Imana urabizi neza ko ari ni byiza aho ni byiza aho ubera umunyamafuti no kurenzaho n'izina ry'Imana kuziki kandi namwe iriya myenda urabona rindiri wimese aho nta kibazo ga ubwo tuzavugana iriya myenda rindiri wimese ko ndi kukubaza bite ariko simbori kera wabaye gute buri ubaye gute kera Biki? turi kumwe ko je na Kanyabishingwe twari turi kuko turavugana tugeze ku mushinga neza gushya inzira umwisho ijambo tugiye kurivuga umara uramvangira ubu siriya myenda ko nzayijyana muri aho imyenda ga nayimesa nanayitera ipasi cyangwa se nkayumisha mu bundi buryo bwamaje ariko reba nk'ibitubunkore buri we ntani soro sukira no kuri kw'Imana isoni zicyako nyami ahubwo we nasoni ugira ariko reka kandi nyami muri iyi minsi usigaye nzeyuka ahubwo uranze yuka kera kurankurikira aho reba ibintu nkoreye kumwisho gutya ijambo rya rigeze ry'urukundo reba ibintu nkoreye jewe ndashaka umpa amahoro je ndashaka gukundana na Kanyabishingwe nzamana ari kiboga ari kiza hanyuma bihuriye ese nibyo ngiye wari urikunzanamo ukunyine nawe tugira umuntu tutereta uratereta naje rero ndashaka gutetana hanyuma ngewe nawe duhuriye wowe uri umukozi niyo mpamvu muri iyi minsi usigaye nkubwira ngo usigaye nzeyuka ukanamenyera ni gute ushobora gufata revo yawe ukayigereranya n'iyanjye aho kera nta kibazo dufate icuma twibage turebe kuva amata nje nkava amaraso uri umuntu kabundi sawa uzi se ahantu dutandukaniye nuko we nshobora kukwirukana ukagenda nkazana undi mukozi umeze nka Nyamwiza ko nta wundi muntu wakongera kubona umeze nkanjye bori tamukozi ubwo ubona umeze kanje umuntu ukora ibintu byose kwihanganira kurankurikira ariko urankunda foda iriho yanditse mu bibanza yes yinjiremo urahita ubona ntuzadone zose kubona zibanze ya sawa oya ndaza kuvugisha mu kanya sawa baramutse bitebya byiza bize neza nari meze mutese uje gukora icyanoze nanje kureba Noella twari dufitanye gahunda yambwiye nze kumureba kureba Noella nkande susa kumureba nkande ndakeka atari ubwa mbere mbonye nza hano cyangwa se ndikubaza uje kumureba nkande sinsanzwe nza hano se nsanzwe nza hano umva ikinyarwanda ndacyumva uza kumureba mu ruhe rwego noneho kugira ngo mworohereze n'umukunzi iki umukunzi ariko nkeka usanzwe bizi ahubwo sinzi ukuntu biri kugutungura umukunzi okay ahubwo sarari ndabona waratetse nubwo nawe ugaragare kuri umuntu w'umugabo uri hejuru cyane bityo ko icyo wari ugamije oya ntago ariyo mpamvu arimo se ahubwo niba wenda bishoboka cyangwa ntabwo byashoboka ko umuntu amubona kuba waratangiye gutereta umukobwa wanjye nuko ngo ubwawe mu mutima wishyizemo kuri umuntu w'umugabo umuntu tuganire n'abantu b'abagabo sibyo nakubuje inshuro nyinshi ariko noneho kuri aka kanya ngiye kugupropose ikintu nta kibazo wambwira wumva wifuza amafaranga angahe kugira ngo urekane n'umukobwa wanjye mzee sinzi wenda icyo kibazo iki cyangwa kiri kuganisha he ariko bisaba se ko amafaranga ibyo ari ibintu by'ubushake kandi ubushake butagasunitswe n'amafaranga kureka umukobwa wawe ni ibintu byanzamo kandi aka kanya rwose nubwije ukuri nta gahunda yo kunzamo bifite ibyo byose umbwiye yego nta mubare w'amafaranga wigeze uvuga kandi njye nakubajije umubare w'amafaranga ko nanyuze hirya no hino ariko nta mafaranga nayo ko ntago byashoboka Mama Fisto
rero ubwo mbona ahangaha mbona nihuta mbazaniye amakuru niba aho navuga ngo ni meza cyangwa ni mabi ameze ate se uvuga ngo Fazo urubanza rwe ruri mu minsi 3 iri imbere uravuga ejo bundi se uhereye ejo mugira indi minsi 2 ubwo ni kuwa kane bazarajya mu rukiko ubwo impamvu itumye ndahangana kugira ngo mbabwire hagatangaho bisengira ikibazo nese basi hari icyizere yuko bahita bamurekura ni ukuvuga ngo kugeza ubu ngubu urabona ko ikirago cyose mushiki we yakimugeretseho biracyagaragara yuko Fazo nyine bari we muntu ucuruza abakobwa nyagasani twirengagije ko twebwe tubizi ariko icyaha kiri guha amapazo ariko njye nabemereye ko n'ubundi nzakora uko nshoboye kose nkamurwaniriza uzakora iyo bwabo umuburanire ariko nanone ntimubyitege buriya kubera ko nta bizibiti mfite nanone biri gushinjura Fazo kuko ikizibiti twabona ni icyashinja Cadette kuko icyashinja Cadette cyashinjura Fazo nese umugenza gute koko mwebwe impamvu nje kubabwira ni ukugira ngo wenda mutazumva ngo yarasomewe cyangwa yarakatiwe ntimwamenya ngo byagenze bite Imana izamurengere we Imana izamurengere ntakatire ubu habayeho igitangaza basi bakamurekura amategeko nyine Imana agiye guhera muri gereza kubera amafuti ya mushiki we koko sinzi rero aho biganisha kuko umukobwa wenda mukunda kandi simukunda kubera ko ari ikiguzi runaka cyangwa ko nibyo byose byo kuvuga ngo amafaranga twakundanye ntaramenya ko amafaranga niba ahantu avuka nahari ntaranabimenya nyuma aho umaze kubimenyera mbifata nkaho ntacyo bimbwiye kuko ayo mafaranga ntago ari ayanjye ukoresheje ijambo ryiza cyane ubifata nkaho ntacyo bikora kubera ko ntuzi agaciro k'amafaranga ko ntiwigeze uyatunga kuri ibyo rero ushobora kuguhindura ubuzima sinzi iwanyu inzu muba mukuntu imeze nimba ihengamye akajugujugu ugiye kuguruka nimba ihagaze neza ibyo ntabwo mbyitayeho ariko nshobora kuguhindura ubuzima ariko sinzi ibi byose biri kuvahe ko sinzi twari tumaze igihe tumeranye neza nza hano nkisanzura ariko sinzi biri kuvaho ibi byose nyine biri kuvaho yuko nyuma y'igihe cyose waje ahangaha wagize gute nta kintu kizi gihinduka ku mukobwa wanjye mvuge ngo umuntu ari gukundana n'umuntu muzima koko ari mu bitekerezo ari mu mibereho ari mu migendere ari mu mivugire nta kintu kimwe kigeze gihinduka nese ubwo urumva gukomeza gukundana nawe n'umukobwa irema bimaze iki ariko bifite aho bigana heze bifite aho bigana ibyo rero byose umuntu wese afite aho yatangiriye imbere yawe hari rido y'umukara sibyo nta rido y'umweru ndi kubona okay yego negociation ndumva wazanze biragoye rwose umwana wangije gusura yego urabyanze ku neza ariko ushobora kuzaba unabi umwana wangije gusura nta kibazo umwana wanjye ndamukunda cyane pe genda umurebe nta kibazo karibu arya wambwiye ko witwa nde Fisto okay karibu Fisto ikigira kurabona ukumva ukuntu mushiki wa Fazo nta kibazo n'iki na kimwe afite habe no gutekereza ko umuvandimwe wagiye gupfira muri gereza hejuru y'ibyaha byiwe reka mama niyo mpamvu nyine bababwira ngo muri Bibiliya ngo imingo turi mu gihe cy'imperuka ntawamenya gusa mu mategeko ntabwo ari ibyo ngibyo twe tugenderaho nanone tugendera ku bifatika icyo nabisabira ni uko mwazaza mukaba muri mu rubanza bakanasomerwa wumva icyaha kiramutse kimufashe njyewe ntacyo narenza ariko uzagerageza nzagerageza nyine nzakora byose bishoboka gusa n'ibyanga mwuka byaramwe ntimuzandenganye murabizi yuko nyine amategeko aremera kurusha amabuye ntabwo
bihuse urumva ngiye nakomeje mbikurikirana kubera ko iyo umuntu nanone urubanza rwo rutari gusomerwa no gushobora gusanga amaze imyaka 2 bataramusomera so ngewe rero mfite dosiye ndimo ndihutamo vuba narwo n'urwo rubanza rwa Pazo ndimo ndarukurikirana nducishamo amaso kugira ngo nzajya n'ingingo zumvikana ubwo nanje kubabwira ko muri iyo minsi 3 mugomba kuza mukanabimenya ubwo ibizabaho byose kuzabitega nyagasani ndetse mukanasenga cyane genda kuri yo bwabaga turebe ko byibuze Pazo yakuru maze zamurengera sabo rero ubwo naho muri iyo minsi nyagasani Pazo aranza aheze mu buroko hejuru y'ibinyama bimushiki umuntu utagira umutima ariko se ubundi yaba atagiriye mu abakobwa bagenzi be akazigirira musaza we uriya mukobwa nta mutima agira no muri we cyakoze Imana izamuhana Kugisuza n'abasirimu. Arugoro zazaranje gutse. Kaboro niko kawa karanjanje. Ngira gutyo ukagira ngo umuntu arakwimyoje. Meze tese. Fresh. Meze neza. Nafuze. Kaboro nibwo ni kanura. Yego. Ni karibu na none. Stage. Subize gahunda kari chap. Shanda yizi. Gose subize. Ni mwibanga rikoze iki? Bikomeye cyane. Sha, none se. Cyagiye kunyishyura byagoranye na uyu munsi biragenda biti ese kutangiye guhangana kandi akazi utaragatanye nose ushaka kwishyurwa mbere y'akazi ikibazo cyawe reba yandi ukuntu wayanyishyuye igihumbi 500 700 gusa ari kumarira ayo mafaranga usibye wenda ukubona kwishyuye mu ntera nyinshi ngiye nakoze nka banki gwa make ntuyasesagura iyo nza kuyaguha imbumbi ujya no kujya mu kabarukaro y'amazi ariko mwese sinana yakoreye nakagombye kuyakoresha uko ariko hariye mu gihe kirekire niko akunda uvuga ati reka muhe igihumbi muhe 500 atayasesagura akayamara uyu munsi uranyishyura mbere uyu munsi uranyishyura mbere hari ribise dupfa kuba akazi ari kazi na kazi nyine sawa nyese ko ndi tayari oya ndagwa nitugera mu ndo utampinduka oya nose nguhindutse kangahe nizere ko kagakobwa kagira amagambo yakarenze kadahari oya nawe uhari abagiye kuri abandi bagabo nawe uhari nose nawe ndahari nagiye hehe njye se haraho wanumye Hasi Petero nta nubwo wakihagarara ngo umuntu unabireba ubyirengagiza urebe hirya ubukijisho imyaka nakubuje use n'imyaka iminsi maze nkubuza uno mukobwa kumuzana ugotse gukora icyaha nakuse ako Petero ntukabwire nabo umukiriya cyangwa se umushyitsi urabizi umukiriya saje gukura hano tuhari ticket dufite cyangwa hari dufite ducuruza kurakara banza wumvikane urakoze urabizi umubiri urusanga ibintu bigiye bitandukanye inzoga n'abagore inzoga ko zihari n'abagore kuko twaba duhari uyu nguyu umuzanye gukora iki ariko wowe nzakubwire kangahe ko njye nawe bidashoboka hoya none se mbabwize ukuri ngubu koko buretse hoya nzakubwire kangahe ko uyu mwana gukubye kane yako banzu uhindukira kureba si ubu ntaba bibona we n'inyuma iki gisurisho gifite se aho urimo kwipasa uretse si insura oya gusura ko cyane muri promotion kabisa reka twumvikane sibyo ibintu wowe ujye ubiniga urumva ibi byana bimeze gutya yita ntabwo uyu mukobwa uri umurenza utabaye amafaranga byibuze inote ya 5 ukuri kwima dondara yo kwizina ry'Imana ntabwo ari bumurenza muterana amagambo we ntabwo uri bugire muri ya yewe muntu tugufashe iki ushaka mama wirone ikisubaye kikana Don hano ari umufite iki kuki anga hari umuntu ufite icyuma umuntu ufite icyuma sari ntago mbizi ariko yarahagaze hano hari umutipe afashe icyuma yagifashe mu ntoki ari hese